Tubifurize kugubwa neza mwebwe mukunda ibiganiro tubagezaho ni kuri Nino TV mwamaze kuba muhagera neza cyane gatanu kuri kagezi kako tubagezaho amakuru ya politike diplomasi ndetse n'amakuru y'intambara ni intambara ikomeje kuvuza ubuhuha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Burasirazuba bwaho mu by'ukuri hamaze igihe kitari gito habera urugamba rw'indyankurye, urugamba rw'imberenge, urugamba rutoroshye n'akana gatoyaho leta ya Kinshasa n'abafatanyabikorwa bayo bakomeje guhangana bikomeye cyane na M23 nayo mu by'ukuri ikomeje kwigaragaza ivuga ko ndetse irwanira uburenganzira bwayo. Ni nako kandi ibiganiro mu by'ukuri byagiye bibaho ariko kandi bikabahuza bikarangira ntacyo bigezeho, na n'ubu bikaba byitwa ko bigihari. Turabigarukaho, tugiye kugaruka rero ku makuru y'urugamba niyo atuzinduye muri iki gitondo cya tariki 30. Ni tariki iki gihugu ni tariki ifite ubusobanuro bukomeye cyane muri iki gihugu. Ni tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu aho iki gihugu kizihiza ubwigenge, tariki cyabonyeho ubwigenge 1960 cyangwa se tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu 1960 nibwo iki gihugu cyabonye ubwigenge, bigizwemo uruhari na bamwe mu banyapolitike bakomeye barimo nka Emery Patrice Lumumba. Uwo nawe numwe mu by'ukuri mu bantu bahirimbaniye ubwigenge bw'iki gihugu. Siwe wenyine, hari n'abandi bagiye batandukanye ariko cyane cyane arazwi cyane uyu mugabo. Ni nako kandi mu by'ukuri iki gihugu uyu munsi ndetse abari umunsi nta murimo n'umwe ugomba gukorwa, abahagomba kubaho ni journée bajya bavuga ngo ni journée chômée et payée, vaho no munsi utagira icyo ukorwaho. Ariko kandi ibyo ngibyo ntago bituma ku rugamba ho urugamba rudakomeza. Corneille Nangaa yagejeje ku bakongomani ijambo rye ndetse na Chirombo nawe yagejeje ku bakongomani ijambo rye. Urugamba rero ho rurakomeje muri axes zigiye zitandukanye. Turababwira ukuntu ahitwa Impati, Karengera ndetse no mu nkengero za Kirumbu ni biriya bice byose byo muri Bashari Mokoto birimo ikitwa panique iri generale. Ubwoba ni bwinshi cyane yuko ibitero bishobora kugabwa biri similitane bikagabwa na coalition. Ni mu gihe cyo mu 23 yari maze iminsi ishwiragiza kitwa coalition mu bice ndibuze kugaruka ahangaha ngo ibigi rero ka birimo mu by'ukuri ngo no kuza kwihorera nyuma yuko basenyewe ibirindiro byabo bikomakomeye. Mu bice ndibugarukeho ndakubwira uko byagenze, ndaza kuba nerekeza muri Oso Banyungu, ndaza kuba ngaruka muri axe ya za Gasenyi, za Ruki ndetse no mu bindi bice. Ni mu gihe cyo coalition yo ubwo ndavuga ya FRDC bakomeje kwigamba yuko bari muri Ngungu, ndabigarukaho. Turaza kwerekeza muri Karehe, turebe muri Karehe ukuntu situation ihagaze, dore ko naho kuva ku munsi w'ejo mu masaha ya mu gitondo magingwa yangaya urugamba ari imberenge, ntago byoroshye. Muri groupement zigeze muri 3, ni groupement ya Mubugu, ni groupement ya Ziraro ndetse na groupement ya Buzi. Zo groupement uko ari 3 zose zirimo ziraberamo urugamba rukomeye cyane. Ndakubwira uko ibice byo muri zo groupement byabereyemo urugamba nuko situation ihagaze magingo aya ngaya. Ni nako kandi turibuze kwerekeza Iminembwe tukareba ese Minembwe bimeze bite mu gihe cyo indege zikomeje gukora gashya muri biriya bice. Ndaje nkubwire ibyizi ndege. Ni nako kandi amakuru atugera tubwira ko hari ababirigi bafatiwe ku rugamba. Bihuriye hehe n'ukuri? Ababirigi bafashwe baba baherereye ngo hari n'abatwawe mu ndege bajyanwe i Burundi kuvurwa bari bakomerekeye ku rugamba. Bihagaze bite? Ibyo byose rero nyamuneka ntibize kugucika kugira ngo umenye uko situation imeze. Ngiye kibisanzwe ni Macacari abandi kuri Nino TV, wowe nkandira like nyamuneka kugira ngo n'ubundi biganiro tuzatugenda tukugezaho ndetse ujye umenya ukuntu situation imeze, dore ko amakuru yacu buriya na makuru ashobora arangira aba expired ararangira. Niyo mpamvu biba bigusaba gukurikira akantu ku kandi kugira ngo mu by'ukuri udacikwa n'amakuru. Iyo wacitswe na update runaka ujya kwiretrova ku yindi update ukumva ntacyo uri kumvamo, bati se harya byageze hano biti.
gusaba rero kuba uzage wa mugani wa Mbuyi Kalonjirigane bivuga ngo les FARDC sont toujours aux aguets, bari no kuvuga ngo ils sont aux aguets de l'agglomération de Ngungu, ati turi hafi ya Ngungu, ati sayerezo dushobora kuyifata. Murumva ko rero ari ibintu bitoroshye n'akana kanzenya. Munyemerere aya makuru tuyanzikire aho bita Impati, aho bita Kivuye, aho bita Karengera, aho bita Kirumba. Iyo ni eneo imwe, kuko no kuvuga ngo yuvuye bien sûr uramutse waturutse nko mu cyerekezo cyaza utanyuze inzira ya Busumba iwabo wa gavana, ukanyura axe ya Mokoto cyane cyane yitwa nka za Butare, ubwo ni Monastère Notre Dame de Mokoto, ukanyura nkaho ngaho ukazamuka ukagera hitwa za Kibarizo, ukamanuka Kibarizo ukamanura uragenda ugakomeza ukagera Ikirumbu, aho bakunze kwita ngo ni Muryagoro. Naje kubaza nari mpari abaza kuki hano muhita ngo ni Muryagoro no kubera iki, ambwira ngo kera ngo yari ahantu habaga ba agronome aba bantu bashinzwe ubuhinzi, ati rero ngo aho hantu bahitaga ni axe yari reserve ku ba agronome, bavuga ngo ni Muryagoro, ngo bituruka kuri ibyo ngibyo. Hariya rero ni centre ikomeye cyane, centre ya Kirumbu ni centre ikomeye cyane cyane ko ifite na centre de santé de référence je crois, si pas hôpital, irahari n'ahantu hatuwe cyane. Buriya tuvuga ko centre aba ari centre surtout du point de vue démographique, yuyirebye uburyo demographiquement uburyo ituwe n'abantu bayituye uko bangana nibwo igira agaciro, si imiturirwa ibihari, si ibikorwa remezo bidasanzwe, ariko bitewe na popularity bihari n'ahantu. So yuvuye aho ngaho rero urakomeza ukabirinda uko kagera Karengera ureba Mpati hakuriye yiwawe, ushobora gukomeza n'ubundi ukajya na hehe ni Kivuye. Zira ni axe gavana amaze iminsi asura, ndakeka mwagiye mubikurikira cyane cyane ko mugenzi wanjye Mwananda cyari ahari, yagiye abibagezaho urugendo rwose rwa guverineri muri ziriya axe zose mwagiye muzibona, hamwe na administrateur wa territoire ya Masisi n'abandi bayobozi bagiye batandukanye. Karengera, Mpati, Kirumbu ndetse na Kivuye haraye panique generale, gusa muri ibyo bice harashwe n'amasasu atagira uko angana, ndetse amakuru tutarafatisha neza tukirindiriye ni effective exact y'abantu bashobora kuba bashimuswe ndetse n'abantu bashobora kuba bishwe. Ibyo nabyo muraza kubimenya mu buryo burambuye mu makuru yacu ari imbere. Gusa impamvu nyamukuru y'ibi bitero ishingiye kuri operations zakozwe na M23 mu bice byafatwaga nka centre de gravité yagerwagamo na coalition cyane cyane FDLR n'abandi bafatanyabikorwa babo, cyane cyane nka Zaronga. Ubwo ni muri icyo cyerekezo kimwe n'ubundi navugaga, Zaronga, ahitwa za Rutangazo, ahitwa za Nyabikeri n'ibindi bice bigiye bitandukanye, ngo hari gucurirwa umugambi ukomeye cyane wo kudestabiliza kariya gace. Umugambi wo kudestabiliza kariya gace n'ikimenyimenyi ni uko hari harageze ngo n'ingabo nyinshi cyane zitari zihasanzwe, zitari za Wazalendo mwumva ngo nizo kwa baja Mari, kwa Bayinyasi, wapi. Ndetse n'amakuru akatubwira ko umuyobozi mukuru wa FDLR ari we Byiringiro Victor Rumuri yaranaherereye no muri biriya bice ubwo hakorwaga ama operation, uvuga ngo nawe yararusimbutse, yasenyewe ibirindiro byabereye ahitwa za Rutangaro, arakomeza ajya kwerekera mu misozi yunamiye Pinga. N'icyerekezo cya Pinga byateraga ubwoba yuko M23 ishobora kubashushubikanya bikarangira yinjiye ndetse no muri Pinga, kandi turutse mu cyerekezo kidasanzwe kitezwe yuko bashobora kugicamo, cyane cyane kiba kigizwe n'amashyamba, ibigunda, nta mihanda ihari. Dusanzwe tuzi ko M23 bakunze gukoresha imihanda, naho bakunze gufata cyane ndetse bakahakonserva ari ahantu haba hari strategiquement, sinzi nanjye kuvuga strategiquement économique, ariko strategiquement militaire nabyo twanabivuga. Buriya kujya kurwanira mu ishyamba nta baturage bahari kandi warajuje kurengera abaturage, ntabwo nabyo bijya bisa nkaho
bifite inzira. So amakuru rero atugeraho aratubwira ko inyuma y'uko izo za Nyabikeri, izo za Ronga, izo za Rutangazo zisenywe, ndetse ngo izo za Rutangazo ngo hari na Sikibe, hari n'ibitaro, rumirwa ukumva ngo hari n'ibitaro, usanga mu by'ukuri ari ibintu biba bigize umari y'amashyamba arimo n'ibitaro kabisa. Urumva ko bamaze kwisetinga ku rwego rukomeye cyane. Amakuru hari rero nuko ngo kuba nabo baje kugaba ibitero muri zire axe, ariko noro ntibaturuke muri icyo cyerekezo, bagaturuka hasi aho bita za Goriba, za Ruhanga, bakazamuka bapenetra binjira muri izo axe. Urumva ni icyo kibazo. Gusa ntituramenya umubare wa nyawo, tunasaba tunakozera ubuvugizi mu buryo bwo kuranforsa territoire ya Masisi. Iragaramiwe cyane, numva ngo niko babivuga harya, numva ngo irugarijwe. Iyo niyo terme nshobora gukoresha wenda nziza, irugarijwe muri axe hafi ya zose. Niba barimo bagapusa mu cyerekezo cya Ngungu, cyerekezo cya Rubaya, cyerekezo cya Nyabyondo, ayo masantere turayakeneye. Bandi nabo bagapusa bavuga bati Kirumbu tuyikuremo, Mpati tuyikuremo, hanyuma tu advancing dukuramo na Busumba twerekeza Gicanga. Nta Masisi bisigaye, Masisi bayarangiye. Buriya numva ngo nta yindi Masisi bisigaye ibihari, Masisi niyo ngiyo nkubwiye. Ubwo nkubwiye amasantere makuru ibaruko ndabikoresha myanganira ikinyarwanda ni icyo ngicyo. Amasantere manini, attention, ni objectif n'ubundi yo gusa nkaho Masisi nayo bashatse kuyibuza umutekano igasigara. Masisi igizwe na sheferi ebyiri na secteur ebyiri. Igizwe na sheferi ya Bashari, kagirwa na sheferi ya Bahundi. Ubwo navuga ko magingo yangaya sheferi ya Bahunde ni isa nkaho itarabatake cyane, ariko Bashari ifite groupe ebyiri, Bashari Kayembe na Bashari Mokoto. Bashari Mokoto yo ikaba ariyo iri mu kaga ka Bashari Kayembe, burya ni na gato nta n'ubingana na Mokoto, wenda kuba dasobanukiwe. Masisi ikagirwa na secteur ya Katoyi, ikanagirwa na secteur ya Oso Banyungu. Urumva nta gisigaye. Oso Banyungu bafitemo ibice binini, secteur ya Katoyi barayifite hafi ya yose. Urumva ko ikibazo Masisi nyamuneka renforcement zirakenewe kugira ngo Masisi nayo yitwe ngo iri mu mutekano. Bitari ibyo ngibyo Masisi yaba igiye guhura n'ibyago bikomeye cyane. So birumvikana ngo n'umugambi n'ubundi uko destabiliza, ndetse na za Gicanga bahora babona amapere abaturage baho bavuga bati tuzabazira, tuzabapangira ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko amakuru hari nuko kubapangira se intare zizaba zagiye hehe? Ziba zihari neza cyane, ariko ntabwo twabura kuvuga ko hari ibyakagombye kuba bikorwa kugira ngo abaturage baberasire sécurité. Heureusement que son excellence monsieur le gouverneur Natife w'Imasisi, ba vice gouverneur bavuka Imasisi, ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye, birumvikana yemwe kugeza no ku muyobozi w'urugamba, nubwo wenda yavukiye ibyo byo za Mpate wenda agakurira muri axe ya Bwito, ariko Masisi ikeneye umutekano. Ntabwo ari kuvuga ngo wenda ngo ndi kwikururira kubera ko nanjye ariho nkomoka. Mu by'ukuri Masisi ifite byinshi, ifite agaciro gakomeye cyane, rimwe na rimwe navuga ko kurusha n'ibindi bice bimwe na bimwe, cyane cyane du point de vue agropastoral, sinzi ukuntu nabivuga, ku buhinzi n'ubworozi. Hanyuma tuhave rero duhite dusimbukira ahitwa Karehe. Ku munsi w'ejo nibwo twari dufite amakuru y'uko umupastor w'Abadventiste yari yashimuswe. Kubera iki tuvuga buriya yo wiswe umupasitoro uba uri umuyobozi, uri cadre uyoboye abantu benshi. Rero iyo watwawe hari igihe dushobora kuvuga ati bajyanye nyumba 10 cyangwa ngo bajyanye chef de village, ukibegeza ko umuyobozi w'itorero runaka bayoboye umukumbi munini. Ni nayo mpamvu biramutse bibaye byiza na pastor bashobora kuzajya bajya no ku makosi nabo, kuko mu ntama zabo haba harimo n'ibirura, haba harimo n'izo ntama. Kuko numva nka Kagiri bita ngo ni general, n'umutampera n'umugorozi, kandi urabize axe ya Zangu za Murambi za ebane n'abagorozi pe ni millier
reconnus surtout ku ba adventiste b'umunsi wa karindwi, ariko ahanini baba reformateri cyangwa se babagorozi. Muri uyu nguyu yashimuswe rero mu gace yarayoboye itorero ryaho bita Igari, ni muri axe yashanje amasaha 48 yaje kuba aboneka hitwa Icyambombo. Cyambombo irakontororwa na coalition. Byumvikana neza cyane, nge macacari ndaza nkaguhereza ukuri ngewe mfite kandi nzi. Naza nkubwira ngo agaciro nakakontororwa na 23 itarimo. Hanyuma kuva ejo saa 11 za mu gitondo cyangwa se 5h du matin ahitwa Kadasomwa mwibuke ko Kadasomwa iherereye muri groupe ya Mubu cyangwa se Mubugu byitutyo neza. Muri groupe ya Mubugu biravugwa ko hari ingabo zidasanzwe za coalition, cyane cyane bivugwa ko zari zaraturutse aho bitabunyakiri, zashakaga nazo ku advancinga intare za Sarambwe zimaze kubitahura. Icyo bakoze ni ukujya kubakubita no kubasubiza inyuma, gusa rwiriwe ruhanganye rwabuze gica kurinda kugera ku masaha y'umugoroba. Birumvikana ukuntu uburemere bw'urugamba rufata amasaha 10 tension, ntago bintu biba byoroshye n'akana gatoya. Hanyuma andi makuru n'ubundi muri iyi Karehe mu gace ko bita Buhovu ni muri groupe ya Ziraro, naho hari urugamba rw'injyana muntu. Muri groupe ya Ziraro gace ko bitwa Buhovu nako kari mu rugamba rutoroshye n'akana gatoya. Andi makuru akatubwira ko Rumbishi naho ni muri groupe maho yabuzi, groupe beshatu, groupe ya Ziraro, groupe ya Buzi na groupe ya Mubugu. Hangaha rero Rumbishi yo iri muri groupe ya Buzi, naho ntabwo byari byoroshye. Icyo nshobora kubabwira nuko magingo yangaya Rumbishi yo irimo irakontororwa na AFC mu 23. Yego aka gace ko bita Kadasomwa magingo yangaya ntabwo wakabarira ni coalition niyo mu 23, bose ni kuvuga ngo baracyakagabanye. Gace kitwa Kabuhovu nako kigaruwe nayo mu 23 muri Ziraro, gusa yaba Cyambombo, yaba Rutare, yaba Ngari, yaba Bushaku, utu duce Cyambombo, Rutare, Bushaku nuduce magingo yanga tukiri mu maboko ya coalition. Coalition iracyakontorora kugeza ubu ngubu tuvugana, nibo bari muri izo axe, bigaragaza concentration bashyizemo nabo yo gushyiraho bakunze kwitabo ngo ni mire hamwe kibambasi kugira ngo batakurwa muri izo axe. Umva ko bitoroshye. No rugamba n'ubu ngubu amakuru mfite izo axe zirimo coalition n'ubu ngubu ziramukiyemo ikitwa imijugujugu y'amakompora. Ni muri iki gitondo cya tariki 30 batitaye ngo ni independence no gucelebrate independence. Amakuru ahari nuko haramukiye imijugujugu y'ama atitank n'amakompora. Hanyuma amakuru mfite magingo yangaya ava muri Minembwe byifashe bite? Minembwe habereye agatendo, twarabivugaga abantu bati urareba namwe murakabya abazungu ko tutababona. Ntabwo ubu kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere 2025 hagoye mu 23 nimushake mujye mubyibagirwa, ntabwo ikerekana amatekwa, ntabwo ikerekana ibintu nka biriya babivanyeho, ntabwo bakibyerekana, birabujijwe. Niyo mpamvu Iminembwe hafatiwe ba Rugigana, Imbumbe. Iminembwe hafatiwe abazungu b'Ububirigi. Ubu hari Ububirigi buri muri negotiation na AFC mu 23 ngo bari abazungu barekurwe, ariko ntiwababonye. Icyo cyo mucyumve, kuko hari abashoboye kurizwa indege bari bakomeretse n'indege z'u Burundi bajyanwa i Bujumbura, ariko amakuru hari nuko abafashwe mpiri na M23 hari negotiation y'ukuntu bashobora kurekurwa kandi ngo nabakomando. Ibyo bikwereke ko urugamba rwa M23 ari urugamba rutoroshye, atari urugamba ruciriritse,
urugamba rurwanamo n'abakomando b'Ababiligi, nawe ubwawe hita ubihereza wumva ukuntu ibintu biremereye. Tuze kongera gusubira mu kanya kari imbere kabisa, nizere ko turaba turi kumwe. Amakuru yacu yo murabizi nakagaruka, tubashimire cyane, bye bye.